twe dukora hariya dufite ibikorwa tubakorera twabyutse dusanga inzira zose zafunzwe. Yitwa Mateka, umucuruzi niwe ufite etaje hano. Umwe mu baturanyi b'ikirikoro usanga badushyize umugungu mu manegekero, twahuye n'igihombo gikabije, bamwe ntibabashije no gusohoka mu mazu kuko abamama, abantu bashaje ntibabonye uburyo basohoka. Ikibazo dufite rero nk'abaturage twebwe mu by'ukuri murabona namwe murabyirebera, turimo turatabaza ubuyobozi bushoboka bwose kugira ngo dutabare. Murabona ko abaturage ubu baheze mu nzu bananiwe gusohoka kubera mu marira menshi n'agahinda. Abaturage bo mu murenge wa Muhima mu kagari ka Tetero umudugudu w'Intiganda baratakambira leta ko yabatabara kuko umukire witwa Materine Ndayisenga yabasenyeye inzira bacagamo bataha, ndetse na bamwe bari bahafite ibikorwa byabo by'ubucuruzi nabo bikaba byahagaze kuko yaba umunyamaguru cyangwa abafite ibinyabiziga batabona aho bahagarara batwara cyangwa se bagura ibyo bashaka. Ni ahakorera ubucuruzi aho bakunze kwita muri marato haruguru y'isoko leta yubakiye abazunguzayi. Mu kiganiro bagiranye na Zakwete TV bayitangaje ko ibi bikorwa by'uwo mushoramari ko batangiye kubyumva saa sita z'ijoro ubwo bumvaga imashini ze zitangiye gucukura no gusiza iyo nzira bakoreshaga. Kuri ubu abakecuru n'abasaza bamwe bakaba baheze mu nzu zabo kuko babuze uko bajya gusenga nk'uko bari basanzwe babikora buri cyumweru. Ubwo twahageraga twazanye kuko imashini ziri gusiza, abaturage nabo bafite ibikorwa by'ubucuruzi byabashobeye kuko babuze uko bakora ubucuruzi bwabo, mu gihe abandi bo bari baheze mu nzu babuze uko basohoka. Reka tubakurikire. Kuri twe dukora hariya dufite ibikorwa tubakorera twabyutse dusanga inzira zose zafunzwe, nta nzira yo gucamo ihari kandi hari inzira nyabagendwa y'abaturage bose. Uyu mukire cyangwa se uyu mushoramari mu bwago z'ubuzima bwanyu yitwa nde, akora iki? Yitwa Mateka, umucuruzi niwe ufite etaje hano. Mwaba mwaraganiriye nawe se? Ubushize yigeze baza gusiza, abayobozi baraje bamubwira ko agomba gusiga inzira y'abaturage. Rero nijoro baduhamagaye saa 7 z'ijoro ngo imashini itangiye kwaka, nibwo twasanze mu gitondo ariko urabimeze. Gusa ni uko abayobozi bamubwiye ko agomba gusiga inzira, ariko inzira tugasanga yayihavanye inzira akayica kandi ari inzira nyabagendwa. Muti birakomeye, ni ikibazo kirimo gusizwa, hari uburinzi bw'imbunda. Bivuze iki ngo hari n'umuturage ngo wari uhica ubushize? Kuva batangiye kuzana imashini imbunda zo zaraje n'abasikirite baho. Ntawe babangamiye? Abo babangamiye abasikirite. Icyifuzo cyanyu ku buyobozi ni iki? Icyifuzo ku buyobozi ni uko bwadushakira inzira nk'uko yari hano. Hari inzira yavaga mu mujyi ikamanuka gutya kuri Ruhurura, n'iyi nzira yatambikaga gutya ikagenda muri aba baturage, ahasubije inzira yari hari kugira ngo natwe ibyo dupakura bigeraho byaba ari byiza. Abakiriya batarimo kubona aho baca, ntabwo abatugurira barimo kubona aho baca. Bigateza nk'igihombo cyarerwa amafaranga ngahe y'abacuruzi? Umunsi hari ku cyumweru wenda mu igihombo akenshi tuzakimenyesha ku ruhande. Dufite aha ngaha Uganda, umwe mu baturanyi b'ikirikoro usanga badushyize umugungu mu manegeka kandi twaba dufite inzira nk'abaturage baturiye aka kagari kacu. None se mwavuganye nta cyizere mufite cy'uko ashobora kuza gukora ibyo akorera leta akanabashakira? Kuko nta kintu yigeze atubwira, kandi ubushize haraje inzego z'umutekano hakaza n'inzego z'umurenge z'ibanze, twemeranya yuko nta kintu gikorwa kindi kizahabera hano, akabirengaho akaba yakwiringira. Rero twahuye n'igihombo gikabije, bamwe ntibabashije no gusohoka mu mazu kuko abamama, abantu bashaje ntibabonye uburyo basohoka kugira ngo bajye gukora imirimo rusange. Nta yindi nzira mu Rwanda ko turisha ruguru? Nta yindi nzira ihari kuko inzira yari ihari yari iyi ngiyi, kandi tukaba twaratumvikanyeho ko inzira itazakorwaho. None twatunguwe n'uko bitwikira ijoro inzira bakaba bayiciye, tukaba twabisaba. Urasaba iki nyakubahwa perezida wa repubulika? Nuko yaturenganura tukaba twahabwa uburenganzira bwacu, tugasubizwa inzira natwe tumaze imyaka n'imyaniko twarahavukiye, tukaba twasaba yuko inzira yagumaho tugakomeza tukagirana imigenderanire n'abaturanyi nta kibazo. aha ni mu kagari ka Tetero, umurenge wa Muhima, umudugudu w'Intiganda.
ikibazo dufite rero nk'abaturage twebwe mu by'ukuri murabona namwe murabyirebera turimo turatabaza ubuyobozi bushoboka bwose kugira ngo dutabare. Murabona ko abaturage ubu baheze mu nzu bananiwe gusohoka kubera uwacukuye ahangaha agacukura ku bw'inyungu ze, ariko abaturage bakabuze ko basohoka mu nzu. Ahantu hahoze inzira, ngewe mamaze imyaka igeze kuri 40. Ahantu hari inzira kuva kera, ariko ari kuvuga ko ubutaka yacukuye bwose ari ubwe. Mu by'ukuri ubutaka ubwo nuba ari ubwe bazatwereka uwabumuhaye, kuko ahantu hari inzira kuva kera. Njye mbabyariye umwana afite imyaka 30. Urumva ko ahantu ndahazi, n'abadata uko baparikaga amamodoka ahangaha. Hari uburenganzira mwamuhaye kugira ngo abe yabasha gucukura iyi nzira cyangwa yabyihaye? Twebwe ntabwo tubizi nk'abaturage, ibintu byakozwe saa sita z'ijoro ntabwo tubizi, ariko mbere bakibanza gushyiramo imashini twitabaje ubuyobozi bw'umurenge, nawe ubwo ahari atwumvisha ko inzira y'abaturage azayitanga. Twatunguwe rero no kubona inzira y'abaturage yafungiye abaturage mu nzu, ntabwo tuzi ikibazo, ntituzi n'icyo yishingikirije icyo ari cy'uyu mugabo. Watubwiye yuko tubona hari abasekirite bafite imbunda, ahubwo turi kwishinganisha mwuka byaramwe tunatabaza mutugereze iki kibazo aho gishoboka hose. Murakoze. None se izi mbunda hari icyo zigeze zibahungabanyaho? Umuturage akibona imbunda byanga bikunda arahungabana. Mbese umuturage arindwa n'imbunda? Ntabwo umuturage arindwa n'imbunda. Ese mwasinzire ko mbona ikintu kiri gutogota ku manywa n'amajwi ntiyumvikane, none bigeze saa sita z'ijoro? Nawe ubaze ikintu kivuga saa sita z'ijoro uko bigenda, kuko nkanjye mafite inzu ariko ntabwo matuye. Abaturage bareba bampamagara ijoro ryose, urumva ko bataryamye nabwo ubwabo. Urumva ko ari ikibazo gikomeye, turatabaza twishinganisha. Uyu mushoramari yitwa nde mumuzi iki? Uyu mugabo yitwa Ndayisenga Materne. Mu by'ukuri abaturage bakimubona, buri muturage wese atabona ko nta kintu kizima akora. N'ubushize ndabyibuka bubaka iri soko ry'abazunguzayi, ushize njye n'umumama witwa Mukamana Innocent, nari mukuru w'umudugudu, icyo gihe bashatse n'ubundi kuturasa. Bigaragara rero ko ibi bintu rwose niyo mpamvu ndi kuvuga ngo turishinganisha tunatabaza. Hari abatubwiye ko hano harimo igisigara cya leta, hari amakuru waba ubifite? Mu by'ukuri koko hano hari igisigara cya leta, hari igiti cya avoka, ari mukuru w'umudugudu n'abashinzwe ubutaka twaraje turahabarura, twabona nyiraho. Icyo gihe twatanze raporo nk'uko hari igisigara cya leta. Izo raporo ntabwo nzaho zagarukiye ko nyine ari mukuru w'umudugudu, urumva bigarukira ku mudugudu, atanga raporo ku kagari, ubwo ku kagari sinzi aho bazigejeje. Bivuge ko ubutaka bwa leta nabwo bwatwawe n'uwo mushoramari yabwikubiye? Bose ko mbona naho bahashishije, urumva naho atarahatwaye. Hari andi makuru wakongeraho cyangwa icyifuzo kuvugira abaturage muri rusange? Ndi kuvugira abaturage bose batuye hano, kuko ubu niba badushyiraho esikariye, niba bashyiraho iki, abaturage babuze aho banyura. Mwaheze mu nzu? Twaheze mu nzu, ntabwo abaturage bari kubona aho banyura, kandi ahantu hari abana bashobora no kugwa muri iki kintu bacukuye ahangaha. Mbese twasubiye muri guma mu rugo, njye niko ndi kubibona. Yadushubirijeho inzira yacu yari iri hose, adushyiraho esikariye kubera icyo yadushubirijeho inzira yacu yari iriho. Hari urwandiko nigeze kubona basaba ubuyobozi bw'umurenge bwamwandikiye mubwira yuko mbere yuko agira ibyo akora cyangwa yubaka agomba kumvikana n'abaturanyi. Ese ubwo bwumvikane bwarabaye cyangwa ntabwabaye? Ubwo bwumvikane ntabwo tuzi, nta muntu wigeze uganira nawe. Ubwo byagarukiye kuri urwo rwandiko bamuhaye ko twindi tunaruzi nk'abaturage, ariko ubwo niba bararumuhaye ntiyegera abaturage ngo tuganire, twebwe ntabwo turuzi urwo rwandiko. Nk'itangazamakuru twavuganye n'umuyobozi w'umurenge atubwira ko ibikorwa uyu muyobozi ari gukora atabizi, ndetse n'umujyi wamuhagaritse. Mubona yishingikirije iki, imbaraga zikura he? Natwe nicyo turi kubaza, ikintu yishinganishije kugira ngo akore ibintu bimeze gutya, hari ubuyobozi kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu. Nicyo natwe turi kubaza. Bigize gutya se murabona byashoboka ko inzira yakongera kugaruka? Ntabwo igihugu ari icyo ariko. Igihugu ni cy'abanyarwanda twese, araduhinze tukaba dusanzwe tunyuramo. Kugeza aka kamwanya baraguteza amatwi, n'iki wasaba nk'umukuru w'igihugu cyangwa izindi nzego mu mujyi wa Kigali zikumva aka kamwanya ziguteza amatwi? Ndasaba kwishinganisha, dusaba no kurenganurwa kuko twarenganye bikabije. Uko ubu tuvugana abaturage baheze mu nzu babuze uko basohoka. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Twagerageje gushaka uyu mushoramari ariko ntibyadukundiye, ndetse n'abari bamuhagarariye muri ibi bikorwa nabo bakaba banze kugira icyo badutangariza. Yewe n'inzego z'ibanze zahageze nabo bakaba bari banze kubumvira, bakomeza ibikorwa byabo byo gusiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima, Madame Kandori Grace, kuri telefone. Itsinda ry'umujyi ryaramusuye kuwa gatanu. Icyo bari bamubwiye, bamusaba ko acurikira amazi, avana amazi ntayacurikire ku isoko, ayacurikira mu kibanza cye. Ntabwo ibyo yakoze huzuyemo n'ibitaka byinshi. None urabona yari yashije hepfo, asa nkaho ashaka inzira igana ku kibanza cye, ariko noneho yazamutse afata no ku ngo z'abaturage, afata no mu butaka bwabo. Na ya nzira yose yayitwaye, urutaka ruruzuye n'umugina ruri hejuru, n'imashini ndabona yahagaze. Wampaye amafoto nkareba. Ngaze ngakoherereza. Iyi ndebe.
inzego z'ibanze zari zahageze zagerageje guhagarika izi mashini zasizaga, ariko abakozi b'uyu mushoramari banga kubumvira. Baje kwiyambaza inzego z'umutekano, aho byasabye ko komanda wa polisi muri uyu murenge ahigerera agasaba bari gukoresha izo mashini kuba bahagaritse ibikorwa byabo kugeza ubwo akarere kazaza kagafatira umwanzuro iki kibazo. Amakuru twamenye ni uko uyu mugabo n'ubundi buyobozi bw'akarere bwari bwaramuhagaritse kuko imashini ze zari zaracukuye isoko akarere kari karubakiye abazunguzayi rigasigara mu manegeka. Bamutegeka ko abanza kubaka urukuta rwo gutangira iryo soko Mildestonoma akabona gukomeza ibikorwa bye, ariko we yahisemo no guhita yataka n'ubutaka bw'abaturage nabo basiga inzu zabo ziri mu manegeka nk'uko mubyibonera ku mashusho. Aba baturage bakaba basaba ko leta n'izindi nzego zifite ubushobozi ko zabafasha uyu muturage agahagarika ibikorwa byabo kugira ngo abanze abubakire inzira babashe kuba basohoka mu nzu zabo cyangwa se no gukora ibikorwa by'ubucuruzi. Ndetse aba bakora ubucuruzi hano bakaba bataka igihombo gikabije ko no kumara umunsi n'ejo ndetse batazakora. Yani Kanani Sefu Nzakwetu nk'ibisanzwe.